twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi b'uru rubuga dutaramiraho ubumwe News TV. Ikiganiro ni cya kindi murakimenyereye, tugiye kuganira na muraho neza. Nitwa Bakira yuyu. Amazina nkoresha cyane tumva tuyazi mu itangazamakuru, nkoresha Bakira yuyu. Ni njyewe ngeza iki kiganiro tumenyereye cyangwa opinion. banza ukande subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana. Murakoze cyane rero. Uyu munsi reka tubanze tuhure na yuyu atuganirize kuri iki kintu. Tugiye kwinjira ahantu bita mu kabari. Umeze ute rero? Uyu munsi rero turi kugira ngo tugaruke ku kintu kigira kiti ese abagabo bakorakora, abakobwa bakora mu kabari bitwaje ko bishyuye cyangwa se bitwaje ko baziranye n'abantu baho ngaho, cyangwa se ko bashobora kuba bakorakora ku bandi bakobwa uburenganzira bwabo, byaba bihagaze gute muri ubwo buryo bwo kumva ko ari uburenganzira bwabo gukorakora abakobwa bari mu kabari? Njya mbona nyine nk'uko bivuga abagabo mu kabari burya aba boss mu kabari nyine urumva abantu akenshi mbona bita ngo boss tubaye iki boss aba ba boss rero bari mu kabari nibo bishyura nyine ngo nabo bakishyurwa, niyo mpamvu bitwa aba boss. Uti ukuntu bimeze nyine aba ba boss akenshi azari na boss nyine mu kabari, ukabona afite nkaho amafaranga yishyuye package, yishyuye ibyo agomba mu kabari n'ibyo bamugomba na bakobwa barimo. Ubwo nimvuga abakobwa nyine wenda n'abahungu baraseriva mu kabari, ariko akenshi bigaruka ku mukobwa byasire. Ubona ni abakobwa kumva ko nishyuye, ubwo birimo hano hose muri Bibiliya hari ahantu ari umurongo uri bose ahantu uri, ariko haravuga ngo aho muzakandagiza ibirenge hose haba habaye ahantu. Urumva uyu mugabo w'umubosi akumva ko aho yakandagije ibirenge bye hari n'abahari bose nahe. Rero birahari cyane cyane, yego. None byaba biterwa n'iki? Ni ukuvuga ngo hari ukuntu ujya kubona ukabona wenda hari abakobwa baza wenda niyo mico bayifite, bumva ko utanamukozeho ahubwo witwaye igihombo, nabyo birahari. Noneho hari n'abandi wenda baba bavuga bati wenda ni impamvu z'uko bosi sinzi niba byaba biba mu byo batozwa mbere yuko binjira mu kazi, kuko hari aho ugiye ugasanga ugukoze wese arabikwemerera kandi ukabona arishimye. Sinzi niba bibabangamiye. Ese byaba hari abo bibangamira muri mu kabari? Ni benshi. Njyewe abo nzi ibyo mbona kenshi, kuko byanze bikunze yego harimo abakobwa bajya mu kabari bashaka abagabo, abo bakeneyeho n'ibindi, ariko mu by'ukuri umukobwa ukora mu kabari ari akazi ntabwo bimushimisha, arabangamirwa. Ahubwo hari icyo uvuga uti ukabona arashinyirije, arabyakiriye, kuko bikunda kubaho. Niko byaba bosi iyo baje, hari n'igihe burya abagabo ahantu banywera kenshi mu kabari cyangwa abakiriya bo mu kabari abazwi, bakamuha serivisi. Niba wowe uza rimwe wari wokesheje n'utubroshete twawe, bakakongeraho iminota 30 bakaduha bosi. Abo bantu rero yaje uwo mwana w'umukobwa ukora mu kabari cyangwa n'umugore n'abantu bakuru bakoramo, kuko njyewe mbaza kubifata nk'akazi nkuko n'abakora hano mu bumwe, n'undi akora muri hoteli runaka, n'undi akora muri minisiteri runaka. Nta kazi nyine, kuko twese ntidukora ahantu hamwe. Rero wagiye mu kazi gusa, ari mu kazi ko akora mu kabari cyangwa muri hoteli cyangwa muri restaurant, biramubangamira. Ariko ba bagabo bakabyitwaza ko nyine ni boss,
ku buryo ushobora kubona nyine n'ibyo mubwira umuha akazi ntabwo ashobora kubyitroducinga mu mirimo y'akazi ngo akubwire ngo bazajya banagukoraho. Mushobora kuvuga nawe tuzajya uza mu gitondo akazi gatangira saa 2, wenda abenshi bakora amashifti, wakoze shifti ya kumanywa wenda ihera mu gitondo saa 2 cyangwa saa 12 sinzi cyangwa saa 5 ikarangira saa 5 z'ijoro, undi akaza akarara kugeza mu gitondo. Uza wambaye umwenda sinzi bitewe niyo wambara, uniform ukayimenya, dukunda imisatsi wenda itameze nk'iya mukazayire ku buryo ugira gutya igakora wenda mu biryo ibifunze. Ariko nibaza ko muri iki gihugu cyo mu Rwanda nta wajya kuguha akazi ngo anakubwire ngo urumva ko azajya banagukoraho, abakiriya nibagukoraho abagabo ugiye gutera kubwira. Hari aho usanga bari kukubwira ngo ahangaha iyo binabaye ngombwa hari n'ukeneye hari ukuntu ngo bakwaranja. Bishobora kuba bishobora kuba wenda ari ibintu bisa naho wamugani bitari mu buryo bwagutse, ariko buriya ngo mu ijoro haba byinshi kandi babiri baramukuru nk'umuto waribonye. Hari aho ugera bakakubwira bati hariya inyuma hariyo n'icyumba. Iyo bibaye ngombwa ko hari ushatse barakwaranje. Nako babibwira baba bose. Ni ababosi baje kunywa babibwira, ntabwo babibwira umukozi waje mu kazi. Yego babibwira n'umukozi. Oya babibwira. Iki gisigaye nuko muri abo bose baraho, ubundi nta n'umwe mu bari aho ngaho uzanye icyapa ngo ngende gukora aka kazi. Kandi wa mugani noneho rero hari n'ukuntu usanga sinzi niba nabyo biba biri mu biteganijwe n'itegeko ry'akazi aho ngaho, wajya kubona ukabona imyambarire y'abakozi bari aho ngaho igaragaza ko nta n'umwe ukwiriye urusengero, ku buryo kumwitiranya ukaba wamukoraho ari ibiba bisanzwe, ahubwo ukaba watungurwa no kubona hari ubikwangiye. Bigahita biteza ikibazo rero mu bantu cy'uko ashobora nta gasuzuguro, njyewe ntabwo mfashe nk'aho nyine ndi urwego rwe, nkumva ko nsuzuguriye mu kabari k'iwabo. Umva uzanye ikintu cyo kwambara. Kwambara ntabwo mbizi neza ngo tuvuge ngo wenda impamvu, kuko no mu tubari twinshi cyangwa ahantu nk'aho bakirira abantu ukunda kubona bambitse abakobwa babo imyenda migufi. Hari naho biba ari burundu. Icyo wenda nayo ni topic wenda dushaka kuzavugaho. Ariko ngewe ikintu numva mpagararaho nk'umugabo waje mu kabaraje kuko nabivuze n'abantu bicuruza, reka tubivuge mu mazina yabo tutabita indaya, wenda ntabwo bakoresha iryo jambo, bakunda bicuruza. Ariko buri kivuga mu mazina yazo biraryoha. Niyo mpamvu nabivuze w'indaya. Reka tuvuge abantu bicuruza baba bari aho ngaho. Ntabwo numva ko umugabo yaza buri muntu wese uri gukora mu kabari w'umukobwa amwitiranye n'indaya, kuko harimo abantu bakora n'ibyo by'urusengero uvuga ngo baba bicayemo batari mu rusengero ngo bitajyanye. Harimo n'abantu baza gukora mu kabari kuwa gatandatu akajya kurepeta no ku cyumweru agahagarara kuri aritara akaririmba, kimwe n'ukora muri minisiteri, kimwe n'utwara imodoka, kimwe n'ucuruza, kuko ariko kazi akora nyine. Rero icyo mvuga ntabwo niyumvisha ukuntu umugabo wese aza ugasanga umukobwa wicaye, niba ari uniform bambara itwenda tugufiya it's okay, ariko witangira kwitirana indi muntu. Ikindi honore aba bantu kuko akenshi baba ari abana ubona ashobora kukubaha kuko uri umupapa, ariko ukabibona ko umubangamiye, ukabona asabye kumara na mitsingi cyangwa musiteri cyangwa fata orange, kaziremo na fata orange cyangwa Sprite cyangwa ko nibagera kandi kantu kamwe ndakibaje ndaza kutibuka n'akapanashi n'akapanashi akantu kari ntibuka muze kaba mu gacupa ntazi ukuntu kameze. Okay, ati nzanye Smirnoff. Reka Smirnoff. Akakazana urumva umwana w'umukobwa ashobora kuba kinahagaze gutya ni plato,
ukumva atangiye kumukoraho burya kuko urumva utangiye kumukoraho afite plateau ntabwo ari burekure ashobora guhita amazi akaresisita kugira ngo bikore urumva akubashye nk'umupapa umuntu mukuru umuruta icya kabiri nk'umubosi nyine umubosi waho ahari kubera ko uhari ugasanga imbaraga nyinshi ziri kuri abo bagabo babikora kuko uwo mwana umwanya arimo ntabwo ari gutuma afata imyanzuro myinshi noneho harabubona ukabona ari kukwigizayo gutya amaboko ukabona ari kwigizayo gutya amaboko akabona agakomeza ku buryo hari n'abana biba bigoranye cyangwa abantu bakoraho abikubwira cya kibazo ukumva gifite bibaye nk'ibintu birebire umwana arasuzugura ashobora no guhita ahamagara bosi nyine kanaka reka mpamagare cyane ko babanzira cyangwa se n'afite cyangwa agamagara manager urumva rero ngiye kwibaza se uyu mubosi yishyura amafaranga angana ate yumva ko muri package harimo no gukora ku mubiri w'abakobwa bari aho ngaho rero akenshi ni iby'umugabo abantu bavuga ngo afite iyi mico akenshi ntabwo bari mu kazi kuko nemera ko n'aba babosi babakoresha yabonye iyo mico kuri uwo mukozi akenshi ntabwo abishimiye ngo uri umukozi aho ngaho ugiye no kuryamana n'umugabo uri aho ngaho ntabwo iba ari mu muco mwiza ku buryo bishobora kuza no mu byo kwirukanira bisobanuye ngo iki ngewe amakuru nzi nuko akenshi baba bafite n'abantu abakiriya ushaka kumubaza ahubwo ati none se ko nshaka umwana akamukurangira ngo baba bahari burya ngo burya baba ikibazo nyine nabo usanga kenshi bashobora kuba bavanze n'umuranga nyine nibyo nabo ukaba rero usanga irondo ryivanze n'ibisambo ukabura uri gutabara nyine bamubwire iyo irondo ryivanze n'ibisambo itsoke ariko igihari intama n'ihene zirarobanurwa n'ibishaka bibe biri kumwe rero ntabwo wowe ari ugomba kuza kubimitira nubona byanambangamiye ngewe mpagaheye none se ntiyarabo birukana honore ngo yasuzuguye cyangwa kubera ngo yaze kumugabo nicyo kintu nari ngiye kubaza none ko uvuze ko bosi mu bintu ashobora no kukwirukanira nuko ushobora kuba wagize izindi ngingo ugeranaho n'umukiriya akaba yabikwirukanira kubw'imico mibi mu kazi ariko noneho ugasanga nibo bategetse abana kwambara ya myenda twavugaga ishobora kuba n'ejo bundi twari dusinze ahubwo ikibazo cy'imyambarire n'uburebure n'ubugufi bw'imyenda y'abanyarwandakazi sinzi uko icyo kibazo sinzi n'aho kigeze sinzi niba waba ubifite amakuru twasanze nta atari ibitaje twasanze nta bitaje kwishyira mu kizana mujye mwambara ugasanga bategetse abakobwa ko bari bwambare umwenda utarengeje santimetero 3 cyangwa enye kugera kuri 5 ukaba wakabije kuba wagize umwenda muremure ibyo ngibyo byamwe bikunde burya amaso ikintu ahita kwerekezaho ni kimwe urabizi niba ari bya bindi bambara ku kaguru niba ari gorometi niba ari n'ibiki uzinduru nabyo byateje ku buryo uyibona umuntu yambaye uti none uriya turamujyana muri ba bandi cyangwa nawe n'ubundi wibyambaye nk'umurimbo ugasanga ni ikibazo dufite cyo gutandukanya nk'uko twari tubivuze irondo n'ibisambo noneho wajya kugira ukagira ngo ni igisambo wigwiriyeho ugasanga ni irondo ugasanga ari kukubuza amahitamo yawe kandi uri mu kabari usanzwe unyweramo n'uhageze wese kubera ko abandi babikumenyereje ugasanga umuntu aragusuzuguye nyine kuri kunyuma serivisi nsanzwe nzwi ahubwo nakibaza ngo mbere na mbere ibyo bintu byaba byarakomotse inkomoko ntabwo ndi buyizane ntayo nzi nyine kuko byarangije kuba akamenyero ibintu biba akamenyero ari uko hari ahantu byakomoye imizi bya kuza wenda ariko ubwo tubiveho ariko nuko wenda dushyize muri make nuko byaba byarakozwe na bake cyangwa benshi bakiyamwa bikagira ingaruka ku wiyamye sibyo bivuga ngo niba umukobwa aje mu kabari nkamukoraho akiruka akambwira ngo yaranyiyamye cyangwa se akajya n'izindi zitamo cyangwa izindi bibazo bivuga ngo boss arahita akora iki arirukana wa mukobwa uraza akurikiyeho aramenya icyo uwasimbuye yirukaniwe bivuga ngo icyo kintu arakirinda niba ashaka akazi si ko bimeze arakirinda kuko arashaka akazi none ukurikiyeho none atangiye nawe kuzana nk'iby'uwa mbere
ahubwo sinzi niba turabifata nk'inama cyangwa se niba turacyaha ababikora kuko inzoga ni inzoga no mu nzu mu rugo iwawe wakigurira ikesi ukayiterekamo cyane ko no mu kabari barahenda hari ubwo ibyo ngibyo ari byo aba yagiye gukorayo yiyibagije umugore umutima we urwaye asize mu rugo noneho aje mu kabari ibyo bintu ari byo navuga ngo ariyo package ndende aje gushakamo aho ngaho none uri kumubuza ute cyangwa se uri kumva byagenda gute nyuma y'aho ngaho mu kazi? Okay, icya mbere cyo harimo agatogo kaba bosi nyiri kabari, hakabamo agatogo ka bosi waje kugura, hakabamo agatogo k'umukozi ushaka akazi ashaka kuhaba. Ashaka no gusigasira ubusugire bwe nk'umuntu. Icya mbere gihari kinini cyo reka mvuge ko ari ukudahana. Ese haba hari itegeko ryaba rihana abo? Mu Rwanda itegeko nomero 59 akarongo gatambitse 2008 ryo kuwa 10 z'ukwa 9 mu 2008 rikumira kandi rihana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina. Hanyuma rifite ingingo zitandukanye birumvikana, ariko reka mvugeho ku ngingo ya 16 havuga ngo igihano cy'ufashe undi ku ngufu. Umuntu wese uhamwe n'icyaha cyo gufata undi ku ngufu ahanishwa igifungo kuva ku myaka 10 kugeza ku myaka 15. Iyo wafashwe ku ngufu byamuteye indwara ni byinshi dushobora kuba ndende, ariko ku ngingo ya 16 bagaruka kuri icyo ngicyo kivuga nyine urumva uno gukoraho ku muntu biganisha byose ubwoko ubwo ariko bwose buganisha ku ihohotera rishingiye ku gitsina. Noneho ku ngingo yaho ya 19 havuga ngo hano reka mvuge ku ngingo ya 36. Ku ngingo ya 36 bavuga ngo igihano cy'uwanga gutabara uwahohotewe cyangwa uwanga gutanga ubuhamya ku ihohoterwa. Iki kintu yes nahoze mbiganiraho, reka mubwire ukuntu bivuga. Nahoze mbivuga ko ibi bintu uretse n'uwabikoze wabikorewe nawe ubireba ushobora kubitangiramo amakuru kandi n'utayatanze yabibonye nawe ashobora guhana. Iyi ngingo ivuga ngo iki? Umuntu wese wanze gutabara cyangwa gutabariza uwakoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina, uwanze gutanga ubuhamya ku ihohotera ryamukorewe cyangwa ryakorewe undi, ahanishwa igifungo kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 2 n'ihazabu y'amafaranga kuva ku 50,000 kugeza ku 200,000 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Ni byinshi rero bifite ingingo nyinshi, ariko nari ngarutse kuri izi ngingo nk'uko wari ubimbajije kugira ngo mubwire ko ari itegeko nyine rihari ryanditse rihanwa. Bisobanuye nibwo bwa buryo natanzemo bw'urugero, uburyo abantu bafasha abandi ukabijisho rya mugenzi wawe ko nawe ufite kubivuga, kuko twaje aho ngaho n'itegeko ukavuga uti nawe warabibonye, za kamera haba hari amakamera akazasanga nawe wari uri kwirebera gutya ushimisha amaso yawe, nawe mu bahanwa nini ushobora kuzamo. Ubwo bivuze ngo aho byapfiriye bya mbere ni ukutubahiriza iryo tegeko ngo bibonwe binacyahwe, kuko n'aba bantu bacu bashyira mu bikorwa cyangwa bahana ibi byaha baba bari kumwe naho ngaho, kuko niba njyewe narabibonye bisobanuye ko n'amaso y'abandi yabibonye. Yego, icyo nicyo cya mbere, kuko yahanwe n'ejo bundi nk'uwo urumva hahanwe umukozi wabyanze arirukanwa, hahanwe rero n'umugabo wabikoze nawe yahanwa, undi agatinya ati wa mugabo kanaka yafunzwe azira iki kintu cyangwa yahanwe mu buryo runaka azira iki kintu. Icyo nicyo cya mbere. Ikindi cya kabiri harimo kutamenya nyiri uburenganzira bw'umuntu, kuko uzi ko hari uburenganzira bwawe ukamenya ngo ngewe butangirira hafite izishingano mu kazi bikaherera hano, nta muntu wakuvogeraho atari cyo cyakuzanye. Kuko wabivuze ngo irondo ryivanze n'ibisambo, birashoboka kuzanye ne wigize umukozi kandi ari akageso kawe kahakuzanye, kuko ari miliye dushaka kwita kuri favorable mu kabari nyine, koko n'imiliye rwose igoye kuhakorera biragoye. Nubwo ari ubuzima busa naho bugoranye wenda ubuzima bwa none, turi kuva mu buzima bw'abanyarwanda ba kera, kumbwira ko umwari cyangwa se umukobwa
aje kwakira undi mukobwa mu kabari saa 5 ari bugeze mu gitondo. Umusinzi we yatangiye cya gihe kare, sibyo, nawe ari bugeze mu gitondo. Ntabwo uje kumwakira ngo n'umusinzi yakirwe n'undi mutangira. We yarangije kujya mu yindi mudu ntazi ukuntu ndi buyite. Abo bantu n'abantu babiri, wowe uri navuga nibwo usa naho ukangutse, abandi bo bakomeje inzozi. Abo bantu kumbwira ngo umukobwa aje saa 8 z'ijoro tugiye kuba tubanye aho hantu, kandi noneho boss yamutegetse kwambara bishobora kunshitura kuko ari byo biri gushitura abakiriya. Nibyo biri gushitura abakiriya. Nuramuka umfungishije ndayafungishije akabari. Nta wundi muntu uzaza ngo umwera kuko abandi bakobwa tubakoraho. Turabakoraho rwose ntihagire ikibazo. None wowe uraje utangiye navuga ngo utangiye kutuvangira, sibyo? Nyine nibyo nakubwiye. Byanze bikunze haba igitambo kimwe. Tuvuge ko wowe ukora mu kabari utabikoze, ariko njye nabibonye kandi njye ntabwo nkora muri ako kabari. Bisobanuye ngo nshobora gufungisha ako kabari na nyiri kabari agafungwa, nkafungisha umwe hagahomba umwe hagakira 5,000. Sinkubeye kuko reka mubwire ibi bintu. Urambwiye ngo yaje gutangirana n'umusinzi we yakomeje. Ibi bintu byo kunywa ubundi mugatakaza ubwenge, abo bantu badafite ubwenge. Umuntu wicara akarinda hatakaza ubwenge, akagira aho akora nta control afite. Niyo mpamvu bamwe bagiye kugenda basezerana mu nzego zikomeye kuri n'uri umuntu koko udashobora kuvuga uti nyoye inzoga ku buryo gifite control. Niba gutwara bajugunye hari nose ubundi n'ibitwaro nyine abo mu nzego impamvu bari gusezerana nuko bakoze ibyabo batari mu rwego rumwe, ariko hari abari muri urwo rwego none badafite aho bari busezere, hatagira n'ikindi kintu kimwe tuzaba twebwe tubibona. Tugomba kubaha discipline. Nta munyarwanda n'umwe udashobotse ubundi akagombye kubaho udashobotse. Urwego yaba arimo rwose, niba uri n'umukisi ikintu giciriritse cyangwa uri n'iwawe wikoresha, it's okay. Ejo bundi harabona abanye ngo basezeye umuntu ngo yakoze amakosa arangije asezera mu kigo cye, business ye yitangiriye ngo yatewe ipfunwe n'ibyo yakoze. Urumva rero abanyarwanda niba tugeze ku rwego urumva nta muntu umukoresha noneho yagombaga gusezera atewe ipfunwe n'ibyo yakoze. Bisobanuye ngo iki? Niba wowe uri umugabo ushobora gutsinda, ntushobore kumva ko ufite controle, udashobora kuvuga ati uyu mukobwa sindi bumukorewe, reka rero tuguboye niba nta pfunwe ufite twe turari guteza. Bisobanuye biti niba unaniwe kwikontrola reka tugukontrole. Kuko twese ni kimwe. Niba waje gukora wariya ibi bintu, hariho abantu baza mu kabari nyine juste kubera imico mibi, ariko hari n'uhakora kubera agomba kuhakora, agomba kurya nta nandi mahitamo afite. Niba boss aje akanyambika umwenda mugufi, it's okay. Havuga uti gusa hari ibyo nihanganira, nimwumve ngo kuba nambaye umwenda mugufi urazana n'ibitoki byabuze kunkoraho. No, ntabwo bihura. Kabura tahiriye. Okay. Nibyo nkubwira, ariko ntahiye iki? Nibyo nkubwira. Aba bantu kujya mutangiza akabari mu Rwanda uba ufite amategeko, ufite ibintu bibigenga, ufite ABCDEF. Bisobanuye ngo ibyo byo kwambika abana gutyo cyambere cyo ntaho byanditse, ariko wenda nta naho bibujijwe kuko ni uniform yawe. Rwose niba unagezeyo usanga ariko nyaga ariko hari abo nzakweka, hari n'abo none batambika abakobwa amajipo bambara amapantaro akakugitse nta jipo dushaka mu kazi ndatuzi feko. Bisobanuye ngo wa mugabo bari na responsable, niba ari umugabo cyangwa umugore je ne sais pas, ariko ari matunga ahenzi ababosi bawuni n'abagabo akavuga ati ni ipantaro mu kazi, bikaba mu burenganzira. Urumva ibyo bindi wenda ni topic twavugaho, ariko ndavuga ngo twebwe wowe uri mu kazi je vais bien byihorere, wowe honor uricaye ubonye n'umwana arabagana yanjye abari kugufungura uko ari nako waretse koko mwaretse mama arabangamiwe. Kuki wowe icyo gicucu utanagifata ngo gifotore none ujye kugishyikiriza aho bishinzwe kubera ikize? Tuvuge ko umwana adafite intege zo kubikora ko ari mu kazi, ari no gutekereza ati ndapfuye nyine nshobora guhita nicara bizagenda gute ibintu n'ibi, ariko se nkaho wabikoze ninde wabimenya ngo none wabitanze mi raporo? Nta n'umwe.
nta n'umwe. Rero niyo mpamvu uvuga nta bintu byo korora, sinzi niba ari ikinyarwanda ariko kiravuga ngo igihugu kitica imbwa, sinzi ikindi kintu gikurikiraho. N'ibindi cyo cyorora nyine niyo mpamvu ibi bintu twese dukwiriye kubireba. Afana ngo yabikoze, none hari n'undi ndakubwira ngo ese ngo umwana w'umukobwa ubundi cyangwa umugore aza gukora mu kabari gute? Ntimuzi abashomeri se bicaye banakabuze nako? Bisobanuye uko naje gukora mu kazi niko ndashobora gukora mu rugo, niko ndashobora gukora muri minisiteri, byose wihita ubona ngo nkora mu kabari guhita wumva ngo ndindaya, no. Wihita wumva ngo ugomba kwigurisha, no. Kibura ibintu tubibone neza. Yes. Hari ukuntu burya ngo ikintu cya mbere hari igitangazamakuru kibivuga ngo ikintu cya mbere ego. Amakuru rero yagakwiye gutangwa ni ukumenya ngo ese ahantu koko tugiye hari izindi kondisiyo zitubuza ibyo tugomba kubakorera, kuko ikigaragara ni uko wenda abo bakobwa bashobora kuba ari bake mu benshi bari aho. Noneho ku buryo bamugari niyo babaye babiri ujya kubona ukabona wa wundi uri kwemera ko bamukorakora kugira ngo agire icyo acyura kubw'ubuzima, wenda nyine wa mugani ari gushaka ko sinzi uje gushaka ubuzima, sinzi n'uje kugira ngo abe yinjiza mu mpande zose. Yego, yinjiza mu mpande zose, sibyo gukorera business mu yindi. Ubwo rero abo ngabo navuga ngo abenshi iyo ugeze aho ngaho ugasanga hari uri ukuribita kumukoraho, uhamusanga rimwe, uhamusanga kabiri, ubwa gatatu ntawe ugasanga. Sinzi ngo bigenda bite, ariko ubona ko ari asa naho yihagazeho mu kazi ke, azi ko yaje nko mu kazi ko gukora agataha nta kindi kimubangamiye, akenshi ntaramba muri ako kazi mu kabari. Nuko atazi itegeko rimurengera. Natwe banyarwanda tukigira abantu ibindeba. Ubu rero ni kugira ngo utandukanye irondo n'ibisambo. Umva bitandukanye. Reka nze nkumuye. Umva maze mubwire uretse kujya kure. Wavuze ngo nta tegeko rihari ribuza uyu muntu winjiye ngo ibi birakureba, ibi birabujijwe n'ibiki. Kandi wambwiye ngo aba bantu baraza bakanywa bagasinda uko yari mu isaha ya mbere, isaha ya gatatu ntabwo ariko akomeza n'iya kane n'iya gatanu kuko si amazi aba ari kunywa. Urumva? Noneho kandi wenda uwo batangiranye yamwemereye kumukoraho. Yamwemereye kumukoraho bivuze ngo niyo ayo mahame yaba ahari ugasoma ukinjira, birabujijwe kunywa itabi hano mu ruhame. Ibya kabiri bibujijwe gukora ku bakobwa bakora muri aka kabari. Tuvuge niba binanditse n'urugero, ariko niko byemera ndinjira nabisomye, ariko ubwo birasigara aho ngaho ufihameze iyo kubera ko udashobora kwikontrola muri bumenye igihe byasibamiye mu mutwe. Akandi kantu ka kabiri, njye ntabwo ndasinda rwose, sinzi niba ari yahezuma cyangwa amarehezuma, ariko sindasinda. Numva bavuga ngo wasindana ibintu yarasanganywe. Niko njya numva ngo ibintu yarasanganywe ngo iyo yagiye kunywa ibiri mu mutwe nibyo biza. Bisobanuye navuga ko wa mugabo wasinze ari gukorakora wa mukobwa, ubwo ari byo yasindanye ariko aba yarasanzwe ameze. None kumva igihari utitandukanya abajura n'abanyerondo. Niba udafite ubwenge wowe bwo kunywa amacupa n'uvuga iti bitangiye gucurama, nshobora gukora ibyo ntari gukora, ntakagombye gukora amande. Twebwe rero reka tukurebere, tujye tugukontrola. Nusinduka njya numva aba bantu umuntu watwaye asinze basigaye banabafunga, warubizi barakubika barakubika neza zikagushirira mwaho ngaho uri ahandi hantu. Iyo ugaruye ubwenge ubugaruza uri n'icyo wafungiwe. Bisobanuye ngo hari uwaguhanye ukazabyuka inzoga zikagushiramo ugarura ubwenge. Wavuga uti ndabibona, ubutaha ntabwo wasinda ubisindana. Wasinda uzi ngo hano hari danje, ibyo byo kwisindishwa ngo uri gusindira mu bibero by'umwana w'umukobwa, wazajya gusinda ufite ubwenge. None nicyo mubwira, ikintu cyahari barabyorora, ukabona uwo wabyanze nk'uko wabivuze niwe wabaye ikibazo. Ese kuki uyu nguyu yabyanga? Kuki umukobwa byamuri igiki subwo? Ubwo se ayo maguru yawe arimo ibiki? Ayo mabere yawe se arimo ibiki ku buryo umuntu yakoze abandi ko tuyakora? Ariko babonetse nka batatu
akubwira iti ntabwo nkoraho, wishyuye iki, biba binanze, wa odarinze iki, inyama brochette 5 usaba mitsingi na peti mitsingi na red wine adono niki, njyewe ndimo ngiye mu kazayire mu bintu wa odarinze ngiye mu kazayire wambonyemo, umubwiye gutyo kabiri, noneho wa mubosi wawe service ukayikora neza, wa mubosi yafite ubwenge nawe, yafite ubwenge uyu nyiri kabari akeca ari gihamagara wa muntu mu byubahiro bye, kuko narabibonye inshuro itari ebyiri, akamuhamagara ati please ndekera abana banjye, kuko hari abantu bakuru bari macuwa agenda kubwira ati okay ubwo rero kakabari ntabwo ukagenda, ariko ibyo ni ibiki, reka kubwira none harimo abandi bantu baza mu kabari, kuko abantu bose nibumva ko baza kuba irresponsable mu kabari, harimo n'abandi tujyamo turi responsable. Utu tubari izi business z'aba bantu zituma dukoreramo ibintu byinshi cyane, uzi inama zo mu kabari muri commentaire mumbwire umuntu wumva ko ari bugeze saa 8 ari umugabo ufite umugore mu rugo akagera saa 9 saa 10 saa 11 bakavuga ngo ntibakora bazamuye amaguru uri seriye ari kunywa inzoga, icyo ni igice ari kubundi uwo n'umugabo bwoko nyine se kuba hari kugagabari kadafunga uri kumbwira ngo bigende, nakubwiye ngo abo tuzabiharira, nta munyarwanda umeze icyo dushaka, kandi wowe nubikora si ngombwa ko bikorwa na undi wa mwana ukora mu kabari, si ngombwa bikorwa na nyiri kabari, nanjye wabibonye, kuko niba wumva ko akabari hazamo abantu gusa bari irresponsable, uzi imishinga twubakira mu kabari, wowe uzi itaje twuzuriza mu kabari, uzi imiterere hari amasaha yo gutekereza, hari n'amasaha yo kurota, igihe cyose ugeze saa 8 z'ijoro uri mu kabari uri umugabo mu gitondo urajya mu kazi, menya ngo ubwo umaze ijoro ryawe uri kurota, sibyo nyine nibyo umuntu utazi aho baryama, icyo ndi kucyemera 100%, ariko abo bantu ntabwo dukwiriye kuborora ngo twumve ngo nuko bimeze nuko ameze, turaborora kuko navuze ngo bihanwa n'itegeko, ndashaka ko rero ahantu kugira ngo dufate, kuko niba gukora mu kabari ko ngubu pe hari abantu benshi ubwira muri uyo mukobwa akora mu kabari ukahita umufata abantu ugahita ufata ifoto ye mu kabari ukahita uhuza n'iyo ngiye nyine turi kuvugaho nonaha, yuko umukobwa wese uri mu kabari n'imyambarire yo mu kabari turi kuvugaho uyu munota ihita ikwereka ko kumukoraho ni bisa naho nabyo biri muri package waguze. Reba noneho umusore ugiye gushaka umukobwa mugiye kubana ugasanga ari gukora n'umukozi wo mu kabari, kugeza uyu munota uhita utangira kubikemanga. Niba rero uri umwuga nk'indi hakorwa iki kugira ngo bigororwe bijye mu murongo, ube umurimo nk'indi mirimo, nk'uko umudokiteri mu kazi ke ari gukora, umushoferi mu modoka ari gukora akazi ke, n'umuseriveri mu kabari agombe kumva ngo icyubahiro cye. Bisaba iki? Niba koko tumenyereye ko hari abo dukorakora, tuzabatandukanyirizaho nabo tudakwiye gukorakora, kugira ngo tumenye ko twebwe abasinzi turi mu murongo uri kugenga akabari ka none, nubwo amategeko yabo nazi niba tuyazi yose. Icya mbere ni ukuvuga ngo no ugiye umva bikubangamiye ku mukobwa ukora mu kabari. Hari igihe rero uretse mubwira agaterime gakunda kuba mu banga buhoro bashaka cyane, ngo nta n'umwe ubikwemerera ubundi. Nta muntu ujya hariya mu kabari ashaka ko akorakorwaho n'uwo muntu bamukoraho ngo abyange, no. Reka nkubwire Honore, burya umuntu wajya gukora mu kabari yafashe risike zose, aba yafashe risike zose. Umukobwa w'umunyarwandakazi uticuruza wiyubaha wavuga ati mfashe umwanzuro njye gukora mu kabari, aba yambaye amaji, aba yabuze ikindi kintu na kimwe, uvuze mu bishobotse nk'uko twabubahira ko aba yabuze ikindi kintu yakora. Noneho bivuze ngo iki, mu buryo kubera miliye uko imeze yonyine biba byoroshye ko kumuraho nkahita mvuga ngo yego wagahita ubwira utahasanga utasanga ngo ndagutegereje turasohokana, ukamubwira iti no ndahita ntaha mu rugo njye nari gukora akazi gusa. Bivuge ngo cyo wakagombyaga kumwubahira cyane, ntabwo nibaza ko ari umuntu uri mu kabari ngo ajijishe. Noneho rero niba nkubwiye ngo no, please umva ko ari no, umva ko ari no, kuko byari byoroshye ko mvuga yes kurusha uko mvuga no. Byari byoroshye ko nkoraho nkahita nseka burya kurusha uko nkoraho nkahita ngirana, byari bikomeye cyane. Rero niba ubona wamuze ukagirana burya byumva ubundi akagombye kubyumva uburyo mbangamiye.
rero icyambere umuntu wese wagiye mu kazi banza umve ko ari akazi wikumva nguje hari niba hari umugabo njya mbyumva hanze ahangaha haba amafuti menshi hari n'umuntu ushobora gutangiza business arutura yazanye nyine aziranye n'ibigabo by'ibishuti bye bikitwa ko ari ako kazi gutyo ariko akamenya ngo ari gushaka utura ibwo no gucuruza abantu kandi nacyo ni icyaha gihanirwa n'amategeko kandi noneho wumva ukuntu abanyarwanda hari igihe twigira nk'abantu bari ntibindeba kandi ushobora kurebera ibintu none ejo bikaba ku mwana wawe cyangwa undi mufitanye isano wowe urabimenya ukabimenya ko bahanana na nimero bwira kanaka muri twana twa urumva igikorwa ubwo atari gukorana umucuruzi akaba afite ibyangombwa n'akarere cyangwa n'urundi rwego rufite uburenganzira usanga ari nawe uri kwinjiza cyane kuko nyine kuko acuruza byose ariko ibyo ni icuruza ry'abantu ariko ikibazo erega muri icuruzwa ry'abantu hari ikibazo buriya njya nkunda kurigira hari ugucuruza umuntu ushaka gucuruzwa hari no gucuruza umuntu mu buryo busa naho buziguye cyangwa se burendire sibyo mu buryo buziguye ukamucuruza rimwe na rimwe watazi ko ari yanabaye ibicuruzwa kandi wa mugani hari ukuntu bajya bavuga ngo hari ukuntu ujya ahantu uzi ko ugiye ngo kwiyakira gukumbi nawe uri kuri menu ugasanga umuntu azi ko aje kukwakira kandi nawe ari mu byo wapanze ko biri bugurishwe sibyo urumva ko ni gutandukanya rero abo bantu bombi ese iryo curuzwa sinzi niba ibyo bintu byabo bifitiye umurongo wenda kuko niba ari business yavuga ngo ubundi hano abakobwa bose bagomba gukoramo bagomba kuba bujuje ibikurikira igihe umukiriya gukunze mugomba kumvikana sinzi nabyo niba byakonderwa kuri menu ntayihari uyikora wese umenya nimero ye njye nzamugukosorera nyine ni kuko namwe umuntu uwo muntu ukora iyo business ampereze gusa inbox ampe nimero ye iyo business nibyo nkubwira nibyo rero biri korora kuko twe twamenyereye aho hantu hameze nk'aburyo twagera ahandi tugasanga ahubwo tugatungurwa no kubona njye nkora ku mukobwa akanga ikibazo nagize aza aho hari no kubwira ngo uyu mukobwa aza aho ikibazo nagize ni iki mwebwe banyarwanda ibyo mubyorora mw'iki mwumva bizababyarira iki ndavuga ubireba n'amaso ye ngwiri ko bimeze ni business ya mugenzi wawe no kujya ngo ni business ya mugenzi wawe ngo wikwicira mugenzi wawe business ndibaza nicyo woroye aho ngaho ku buryo umuntu agurisha abantu utabizi rero nibyo nakubwiye ahantu byapfiriye ibi bintu byinshi cyane bigenda biba umuco ukumva bari kubyorora byabaye umuco koko se ko ariko bimeze shari badisi bari abana bakora mu kabari ukaba ubirebeye aho wenda umwe n'agahinda kakamwica ari naho bahera adashobora kuvuga umwana njye ntiyajya gukora mu kabari bitewe n'ibyo wabonye umugore wa kana ko akora mu kabari hagati yumva ko ari ikirara wamugana ugasanga nkanjye mfashe umuryango umugore n'abana babiri ndabajyanye ngo turasohotse turaje twicaye hariya tukabona umugabo ungana papa cyangwa se tunaziranye kuko nabo baba bahari amaze gusoma rimwe ashyizeho irya kabiri atangiye gukora ku mwana aho ngaho ese koko nkanjye navuga ngo umwana wanjye aramutse akuze ashobora kuba yaboriyante muri ako kazi nyine nibyo nakubwiye ntabwo biba byoroshye na gato kandi ubu ngubu tuvuge kera ntabwo twagiraga n'abantu babyigamo umwuga ubu dufite abantu biga amahoteli hoteli yajyanye n'amaresitora dufite amadegrees menshi atandukanye mu makaminuza atandukanye bafite izo faculty noneho unabyiga nka profession pana byari by'amabura kindi noneho nibyo mvuga niba twebwe tutabitegura ngo tugende dutegura n'iyo mitego ejo mu gitondo irashibukana n'abana bacu n'abadukomokaho none ushobora kumva uraho sinakora mu kabari n'umwana wanjye ntiyakora mu kabari ariko n'ejo mu gitondo bishobora kuba ariyo business yinjiza ariko kuko jisite wahagize ahantu hadasobanutse ngo arangije hoteli si kaminuza nziza yarara niba graduatinga none kubera mwahagize ahantu habi uhakora wese urumva ko asuzuguritse urumva ari indaya urumva arasebetse aragira iki niyo mpamvu niba ushobora gutekereza iyi topic ukamamagara ngo ujye mu kazi ahita nze nyikorere nuko numva ko natanga umusanzu wanjye nk'uko nawe utekereje ko twatanga umusanzu please hariya ni ahantu niba hari uwo mufitanye izo gahunda kuko no mu rusengero indaya zibamo no mu misigiti zibamo no mu maminisiteri zibamo everywhere
abantu bafite ingeso z'ubusambanyi baba bahari. Yego. Tuhafate nk'ahandi hantu ushobora kumva ngo hari umuntu muzima hari n'undi muntu ufite iyo ngeso muhuje. Rero wikwiza wumva ngo mu kabari ngo abantu barimo ngo bose ngo ni abantu b'indaya. No, ubaha umukobwa urimo umutware nk'ikiremwa kirimo. Numara kumenya imico numara gutanga uti please wagomba kunyuba. Noneho rero ba boss nta kuntu ba boss bajya bakiri kundi bacu iyi quartier ni quartier hano bakora maba none buri wese akamenya aho azajya. Oya kuko ubabwire ntabwo gahunda kuko nibyo nakubwiye ibyo ari byo byose nawe bikora ntabwo biri official, ariko mu kwicirana amasiri baba babizi urashaka gutamuka ngo panguriya baba babazi ati cyangwa igikobwa kimeze gutya na gutya baba babazi nyine. Rero ngewe none uvuga n'ibigabari n'ibigome reka mubwire uzi ko hari igihe uwo ngo bazi ko abikora banamureka akumva ashaka kariyasha azi ko bikabangamiye, azi ko kaje mu kazi katazi impamvu kubera ko ari akazi nyine ariko yabonye ukumva ngo kari ariko nshaka ati kariya wapi washaka no kukubwira n'ibyo nyine uwo yashaka ko kabikora karagana ririmba muri korari ati riko nshaka akabamba kubera nubwo kanagutesha umutwe ashaka muri ndashaka kuriya yanaza ukumva atangiye kumwiyenza ahamukoraho. Rero urumva ni bya bintu byorora ngewe nabibonye ni ibintu byoroshye guhamagara. Dufite inzego hano zitandukanye nshaka guhamagara umuntu nkabiticara ureba ikintu uriya mugabo ari gukora ntajya nicara nka mugenzi we. Amakuru amenyekanye ngo ejo bahagize muri covid bajyaga bafunga utubari ukumva bafunze akabari ngo bakoze amasaha arenze ngo cyangwa basanze abantu barengeje umubare. Ibyo byose tukabimenya twese ataka akabari kitwa gutya na gutya kafunzwe kubera gukora amasaha arenze. Tugatanga amatangazo ribu n'inzego zibishinzwe twataye aka kabari karafunzwe mu gihe cy'iminsi 30 kubera guhohotera abakobwa bakoramo. Ntawazongera ntawakongera, ahubwo ikibazo gihari turabyora twese tukabireba atari umwana wanjye se ukumva n'ibyo yaje gukora mu kabari sazi ko batazamukoraho buretse ejo bundi n'uwashaka kuza kuhakora kandi ataraje ngo bamukore. Na nyuma y'uko uwo wakoze kuri ubu kabari imico igenda yimultiplier akagenda ingeso irakura, ingeso nayo ngo iraranda nk'urwanda. Yego ubwo nukuvuga ngo ejo hari igihe nawe yazakubitana cyangwa se nawe akaba yasohokanye n'undi muntu ko buryo uko turemye mu buryo bwo kwaguka gukura ni kumwe. Ejo ashobora guhura n'umwana wa wundi wakoze kuri wa mukobwa hariya imico igenda isiganwa ejo akazaguha ibindi nabyo bitandukanye nabyo. Ibi babidukorera ibatyo none ibi bintu by'abakiriya wajya usinda ufite ubwenge none nawe undi nyiri kabari yajya akira attention bya byavugaga ngo tubatandukanye ngo ihene mu kuboko kw'ibumoso buryo umva nitumenya ngo ihene ziri hano ntabwo bizatuma njyewe intama uza kumuhutira. Erega icyo mvuga umuntu wese uri macuwa ufite imyaka y'ubukure najya gukora akazi yiyemeje, najya gukora akazi kiyemeje. Ikibazo ni ko twari tuzi ko nyine muri ako kazi kiyemeje nicyo ntabwo mu kabari ari muri Sodoma niko jya numva ngo bakora ubusambanyi. No, mu kabari n'imiriye n'ahantu bakorera akazi. Nanjye ngiye kunywa amagendera ku kazi gatandukanye abana akazi giki ko kunkorera aho njye kubwira abo ngabo bavuga ko nabo bari mu kazi babakorwaho. Rero kuvuga ngo ni mu kazi sinzi niba utageze byumva ko hari n'abarekera mu burenganzira bwabo ko bagomba kubemerera bagashyira n'amatangazo babacuruza. Nibyo bavuze uyu mubosi ashaka gutandukanya intama ihene n'intama nibazitandukanye kuko intama zirahari. Ariko nanone ikibazo hari kiri ntabwo ariko dusanga mu rwuri ngo mwese muri mu ntama cyangwa ikibazo hari kiri no kuvuga ngo ngenje mu cyubahiro nambaye ntabwo ndajya kwicara mu ihene kandi hanze ngaragara nk'intama ndicara mu ntama ubwo ihene igomba kunsanga mu ntama nyine nabwo yanamusanze nta kibazo. Ibyo byose ndabyemera. Niba wicaye mu ntama hari ihene mwavuganye
ikagusanga ariko njyewe uri intama ntagusanze kwiyumvisha ngo ni intama ngo akagombaga kumusanga no ibyo niho uje muri serivisi ahubwo ikintu gihari sinzi niba barazabyongera kuri menu tukavuga ngo wenda unyweye mitsingi n'amafaranga ya naya ariko noneho wongeye gukora ku mukobwa ukora hano naya ibyo byaba byiza ibyo byaba byiza ariko simanya mu Rwanda turimo bishoboka yese uru Rwanda turimo urunguru ntabwo ibyo bishoboka niyo mpamvu rero nakubwiye kuko hari itegeko rihana n'ihohotera rishingiye ku gitsina itegeko rirahari bivuze ngo ngwiki nunanirwa kuryumva no kuryubahira ukubaha ikiremwamuntu kiri mwawe reka twebwe tukukwigishe ku bwenge hari uburyo iyo wumvise ko ukomeye kuruta itegeko muragongana ubundi tukareba ikimeneka nicyo tugomba ariko rero ngaho ko mu rusyo ikomeye n'ingasi ingasi ndetse tukazayikoma ubutaha oya ibintu byose bisa naho biri mu gatebo kamwe tumaze kubona ko dufite abakozi babiri dufite n'uwo twakita umukozi ari uzatwita twese boss hari boss uje mu kabari hari na boss nyiri kabari hari n'umuseriveri harimo abemera n'abatemera abatemera tubonye ko bafite ikibazo cy'uko bahita akenshi bakunda kwirukana ese buri wese navuga ngo ugiye kumugira inama cyane cyane muri abo babosi ese boss nyirakabari ubundi yagakwiye kuba yitwaye ate boss nyirikabari cya mbere cyo ndumva uyu mwanya ntari mu mwuka wo kwinginga cyane kuko narigiye kuvuga ngo yakwishyira mu mwanya w'uwo mwana uri gukora aho ngaho cyangwa umugore uri gukoraho sibyo akiyumvisha ko ashobora kuba ari nka mama we agashobora kumva ari mushiki we cyangwa umwana we yabyaye ariko ibyo tubireke kuko byarenze aho bikorwa bibona n'amaso ye ntabikore ubwo umuntu ntabwo afite noneho tureke kuba umuntu budahari ndaje nifashisha ikintu kimwe bitewe n'umwuka ndimo ndamwibutsa ko bihanwa n'itegeko birashoboka ko ashobora kuvuga ati ntabyo nabonye ariko babandi yumva ngo aha pasi kuko binabaho cyangwa ukanyirukana uri kumpohotera kuko ubundi umukozi aho akora hose yaba umukozi uciriritse yaba umukozi udaciriritse agira uburyo akora itegeko rimurengera akora akazi n'uburyo ashobora kwirukanwa nyine yirukana ibyo bintu rero mbabwire ngo ugomba kumwirukana mu buryo buzwi burya umuntu wese ugira amasezerano suko ari umuntu uhambaye ukora ibintu bikomeye oya mpamvu ufitanye amasezerano ayo ariyo yose ukamugita nibi akazi naka ugomba ibi nibi nanjye ngomba ibi rero yakagombye kukwereka noneho kuko nunyirukane ejo mu gitondo yibuke ko ibyo bintu byakugonga ushobora kubona ndakajije ukeka ngo ndakajije ariko nshobora guhura n'umuntu akanangira inama nkakubirindura ariko burya bose kuba bazi n'amategeko kenshi ahita akubwira ngo abenshi biba mu minsi ya mbere kandi urabizi by'amakontra ugasanga nta kontra urasinya kandi uri gushaka ko wakora igihe kinini igihari cyo icya mbere cyo menya icyo umuntu agomba gukora niba yaje kugusaba akazi uzi icyo yagusabye kuko tuvugisha ukuri n'aba bantu bicuruza baba bafitanye amakontra na ba boss kuko iyo boss yagize imana haje umuntu ukeneye indaya akamuha pasi umva abagufashije serivisi bigenze neza rero barahari nibashaka ibi biremwa by'icuruza bagirane contact urumva ariko niba naje kugusaba akazi umenya akazi mfite sinumva impamvu bahatiriza undi muntu gukora ibindi by'umurengera kandi nabo bagakora gahari winyumvisha ngo nze njyewe ndi umuplombier nkora amazi ntuhite unkoresha n'umuriro kandi njye ntabwo naje gusabye gukora umuriro ndi umuplombier mpereza iby'amazi aba ari byo nkora ibindi uzabikore wenyine none se uhari ahantu usange rero ugasanga nka boss mu kujya kuvugana kubera ko wenda z'abakiriya be mu bakiriya be wenda kubera cya kibazo twavuze cy'uko ufite ikibazo cy'uko akazi kabuze kandi aho hantu bari kukubwira ko hari akazi kaguhemba nibura tuvuge intica ntikize cyangwa se amafaranga yatuma urenze umunsi ukagera kuwukurikiyeho kuko bavuga ngo wapfuye umunsi wapfejo boss ubwo akakwibwira ati ariko rero abakiriya ngira cyangwa se ahantu ndi hari
abakiriya bakunda gukorakora abakobwa ko barahari akenshi babanza kubikubwira cyangwa se ubanza kugira ngo kwimakaza akabikubwira cyangwa se akagutegura wahagera kubera imico y'umuntu ugeze kuvuga ngo umuntu ngo navuga ngo atandukanye wenda n'inyamaswa sinzi ngo iyo wasinze ngo ukarenza icyo gihe ubundi bakubwira ko ababize psychology barabizi ubundi ikintu kidutandukanya n'inyamaswa dufite inyamaswa zigira sa natwe tukagira moi inyamaswa ntizigire hakabaho sirmoi mu kuvuga ngo rero igihe cyose moi iri kugenda niyo ubundi inzoga igenda igahungabanya iyo uramutse ugize ikibazo cyo guhungabana kwa moi ako kanya no kuvuga ngo uhita uba nk'inyamaswa ahantu uzagenda waba uhagaze nko mu isoko kubera wisinde ugahita wagaruka nyine izo bazazijyane mu ishyamba njyewe rega nta ishyamba ushobora niba wumva wabaye inyamaswa ajya mu ishyamba ntabwo njye mbizi nyine ubwo nuko byagenze ariko noneho ubwo kontrole izo skizi zo ntabwo ndi buzumve nta nubwo nshobora njye gutorera umuntu ushaka kunyumvisha ngo natakaje kontrole watangiye utese natsoho nyuma wavutse nta kontrole ufite none se nyuma y'aho ngaho niba bosi we ubwo mwarabivuganyeho mbere kandi bikaba bitanditse muri contrat ko ugomba kwemera bakagukoraho ariko mwarivuganye ko bakiriya bari aho ngaho bajya bakora onore wikwira uguvunika wicyakure umukobwa waje ibyo bosi agatinyuka akabizana mu kanwa ke akemera akabikora icyambere uzanshake ngiye mubwira umuntu uzahura n'umubosi umubwiye ariko atuje hano mu kazi bazajya gukorakoraho tujya tureka ibintu hari ibintu bitagira tolerance umuntu ashobora kuguhohotera my friend ukumva upfuye uhagaze upfuye ariko umuntu azanye ibitoki by'akazi akubikora wowe utavuganye aba akwishe aba ari kukubangamira none ibyo byo kumbunza wowe nta controle ngo ntaki niba nta controle ufite wumva wabaye inyamaswa ajya mu ishyamba ujya mu ishyamba ujya kurisha nka namani ngo warishije yabaye inyamaswa mu ishyamba nurangiza ukumva wabaye umuntu ugaruke mu bantu ni kuri kose igihari niba wanyoye itsoke abantu barahari muhuje izo ngeso zanyu z'ubusambanyi genda mujye kubikora ibyo byanyu byo gukorakora naho mujye kubikorakorera naho hariya ariko utabishaka wikumva ko ari twazawe kumukoraho no nta twawe ufite waba watakaje controle cyangwa utayitakaje rero nibyo navuze kugira ngo abantu ntibakajye batakaza controle kenshi rero kugira ngo ntibakajye bayitakaza tuzajya tubafasha none icyo kintu nari ndi kukubwira wari umaze kumbwira kuri bosi nyirakabari ubwo tugiye kuri ba bosi bo ndumva bumvise byinshi niba twakorewe iki kiganiro ba bosi mu twihanganire ibi bintu mubyumve nk'inama ntimubyumve nk'ihangana ntimubyumve nk'iki ariko mwongere mwisubireho umuntu udashaka ko mumukoraho ariko ubundi bakoranira mukabura kubera si sa nibyo mubwira noneho rero uwo byabangamiye bikamugiraho n'ingaruka zo kwirukanwa mu kazi bigende bite uwo byabangamiye imbere bitarana nasange boss tuvuge ko ari uwo mubosi waje kugura uri kumukoraho nabibwire boss cyangwa bagira ngo naba supervisor nabanza bimubwire amubwire iti bimeze gutya na gutya cye ntabwo biriya iyo ari umubosi mwiza arabanza akaza kanabiyama abantu bakaruti please mundekera abana hari abapapa n'abamama ati mundekera abana akabafata nk'abana hari ukuntu rero ashaka kumuhamagara biri mu cyubahiro cye karuti please oya ibintu bigaragara nabi mwana akanamubwira niba umushaka akamuha pase kuko barahari ariko binasana ubundi no muri business ubwayo tutabeshye bisa nabi ko umuntu wese uvuze ngo ariyubashye ashaka kuba yasohokana n'umuryango aho hantu arahati ubwo rero bivuga ngo yes binasana no muri business yawe ntabwo bikubakira business ahubwo byica business yes rero wa mwana nibyo navuze uhakora uwo ari we wese wabanje kwegera umukoresha wawe ukamubwira please bino bintu bye birambangamira bitaragera ko wa muntu anagutanga ngo ajye kukurega kuko urumva iyo agiye no kukurega simpamya ko avuga ngo yanze kumukora mugeze gukora wibuka wigeze kuvuga ngo wibuka aho uri gukorera hari ukuntu erega sinzi ngo burya mu mazi kuyatoba biroroha ariko kongera ukazikora biravuna hari ibyo akubwira uyu mukobwa se akora mu kabari ku buryo ubona nyine bitunguranye nyine nibyo nakubwiye ariko ntiyashusho twahahaye
twahahaye rero nibyo mubwira akenshi kugira ngo bitaba birebire wowe nk'umukozi utanguranwa wa mugozi uri kumwe ukajya kubwira nka supervisor ukamubwira uriya muntu arambangamira cyangwa ukanamusaba hari igihe kugira ngo batabura byose amubwira iti no ntabwo ujya kumuseriva kubera bamuzi nibyo nanakubwira rigeze ngo shaka ndashaka kanaka urumva nanakubera umunsi nyine wabibwiye nawe umukoresha wawe iyo ari umuntu muzima nawe ashaka uburyo abyarane bashaka no kuba bagushize kuri kesi ako kanya kugira ngo ntibabure ari umubosi nawe uri umukozi uri siriyasi kuko ababosi nabo barabakundira ariko ukabikora neza urumva rero mu gihe utarajya ngo gutanguranwa ajya kukubeshye kiriya gikobwa cyasuzugura ugituma inzoga kikamara amasaha 5 ubwo urumva umuzaniye n'inyama ahita bigira ibisa n'ibitsitsi binamutumye ushobora kuzana akakugira umusazi kandi aribyo yagutumye umubwira iti n'ukuri nibyo mwana ibi ngiye nibyo nagutumye akakugira umusazi ariko wajya ukabimubwira mbere ukabwira umukoresha urumva ashaka no guhita mu giti twamuhaye kandi kazi ku buryo urumva ibyo bose ashobora no guhaguruka uwo bose akagenda ngo ndashaka kuriya mukobwa ashaka niba nta wandi nasohoka ukamugira neza ni ukuri ntabwo ahari ari gukora iki n'iki kubera muba mubizi rero birakora bose ba bandi bafata mama adafite controle yaje baje gushaka ngo bakoraho mbese byakomeye ukamworoshya gutyo kuko gitanga n'amafaranga menshi ukavuga uti reka tumworore reka twanzure muri rusange navuga ngo utugira inama zihagije kandi navuga ngo abatanyuzwe hasi muri commentaire nyuma yo gukora subscribe nk'uko nabigusabye wasiga commentaire yawe hasi ubundi tukazaganira tukazagusubiza na mukazahira arahari ubundi akajya akubwira musa aho ni mu ruganiriro ubu turi kuganira mwebwe mudahari nubwo tuhababereye ariko mwatubwira icyifuzo n'ikibazo wagiramo hasi tugakomeza tukaganira anzura ubundi bose nabasezere ubundi duhurire mu kiganiro cy'ubutaha hanyuma murakoze cyane nshobora kuba hari igihe dukora ibiganiro nka bino ukabona wenda bitewe n'ukuntu umuntu abibona ukamva amarangamutima yazamutse ariko dusoza ibi bintu bigaragara nabi ndetse nabi cyane ari umugabo ubikora ntabwo bimwubahisha umuntu yicaye ari akabona umugabo ngarute kuko akenshi aba bana banabikora haba ari abana batoya ubona amukuriye ashobora kumubyara ashobora kuba musaza we mukuru bisa nabi wabutse umwana wamubujije umutekano bisa nabi ariko turenge ku kinyabupfura turenge kuri kubana umubano bisanzwe binahanirwa n'itegeko nshinga ry'u Rwanda rirahanirwa ni nayo mpamvu navuze ngo abantu turi kumwe dutangire tubihindure niba umuntu adashobora utari inshuti ye mwicaranye ngo ube wamugira inama kubireka twebwe abandi babirebera ku ruhande tubiripotinge tubimenyeshe inzego zibishinzwe hano hakorerwa ibi kwako ni muri covid twumvaga amatangazo ati iki kigo bagifunze hano hantu bahafunze n'urugo twumvaga n'urugo ngo baruteruye ngo rwareje mu mabwiriza dusohore tubaka bareta kakabari gahuhutira abana b'abakobwa bahakora kafunzwe wenda binahanwe mu buryo bwa discipline kafunzwe amezi 3 katakira abantu aho ngaho nibura bigenda bihinduka naho nta muco korora nta korora ngo umuntu yakoze wose nabi ndabakunda nawe Imana bane nawe murabe mwumva rero mwebwe ubupfura bw'abantu impfunya mu kabari hagomba amategeko yabo hagomba kubungabungwa abantu bahakora nk'umwuga no gushaka ubuzima nk'uko nawe uhaza uvuye ahandi utahohotewe namwe kandi mugomba murebera namwe mubikorewe mufite uburenganzira hari amategeko reka tugendere ku mategeko kugira ngo twongere kubaka u Rwanda rufite ubupfura bwuzuye turemo ubumuntu murakoze cyane ikiganiro my opinion nakagaruka ubundi mukazahire nawe